tubaye ikaze ku munsi wa none kuri SPN TV ikiganiro ni The Sky Show. Ndagira ngo ukore subscribe niba utarayikora kuri SPN TV, ukore like una sharing. Ku munsi wa none ikiganiro ni cya kindi ni The Sky, mwuzaniye abahanzi. Mukanya turagaruka ndi kumwe nabo batumirwa banje. Niba ukunda abahanzi ntujye kure, turi kumwe nabo uyu mugoroba. Ngira ngo muri kubibona ibintu n'uburyohe. Nagarutse rero ndi kumwe n'abasore banje, n'abahanzi nkuko nabikubwiye, baratangira batwibwira. Reka meri bumoso bwanje anyibwira. Bimeze bite? Ya nitwa Saga Boy. Nk'abantu umuhanzi ukizamuka. Ya. Okay, uyu yitwa Saga Boy. Hanyuma wewe witwa gute? Ya nitwa Wirof. Nk'abantu umuhanzi uzamuka uri umuhanzi ukizamuka. Hanyuma njyewe ndagira ngo mbabaze, ukora iyihe njyana? Mura rap, afro trap. Ukora iyihe njyana? Ndahimba nkabyina nkanaririmba nk'umuziki mufata nk'ikinimba, ngaho ngeze hose njyewe ndahonda mugasigara mubyina ikinimba, rimwe kabiri mukamanuka nasohora ijwi maze mukamanika. Njye nkora hip hop musaza. Ukora hip hop? Uyu na afro rap, ugakora hip hop? Hip hop afro. Hey. Hanyuma ku munsi wa none rero mwatuzaniye indirimbo nshyashya. Indirimbo mwatuzaniye yitwa gute? Urugamba. Urugamba. Hanyuma murayifatanyije ni collab cyangwa muri group? Ni collab ariko nyine turi kugenda tubipanga. Ku buryo mushobora no kuvamo group. Ushobora no kuvamo group bibaye ngombwa. Wandirimbiraho gato ku rugamba. Aha. Bo ibuka guhera kera twarakoraga guhangana n'abandi twahoraga twifuza kuba mbere, byanakunanira kumva ni watsinzira nifuje gutunga amafaranga maramarira. Yeah man. Hanyuma se iyi ndirimbo ndi kuyumva bampaye flow imwe ku rugamba. We waririmbyemo chorus cyangwa nawe wakubisemo flow? Je nakubisemo flow. Nyumvisha aho twumve. Mwumvisha kwiyo flow. Okay. Kinambwe ya mbere nateye ninjira hano bakorera amajwi, Saga Boy nawo mozi kubera katarambuka urwo ruzi, cwaka nyinshi kuri cano nacyo nakoze kugira ngo ngafate ibintu byose no gupesa waburi pindu gahezwa hanze. Munyarwanda ufite impano wifuza kuvamo musani nkanjye, niba udafite yo kugura fanta ngaho rwose wasigaye, ngijambo ruswa nirikibaho ngariko fanta hanira gakora kugira ngo nge femo nuko mbanza rwose nkishyura kanu, niba ninjye ubahemba, niba ku kwezi badafata cash ibintu nk'ibyo. Yeah man. None se indirimbo yitwa Urugamba niko mwambwiye, sibyo? Ni indirimbo zingahe mufite kuri ubu ngubu? Ya ni indirimbo ebyiri. Indirimbo ebyiri. Iyihe niye? Hari iyo bita Urugamba, hari n'indi turi gukora nyine iri muri project 3 byine, ariko izasohoka ejo kwa gatandatu izaba yarangiye. Yeah man, kwa gatandatu muraduha indirimbo. Hanyuma hari ikintu kimwe numvishe muri flow yanyu. Waririmbye ngo nago ngo udafite agafanta ngo nago wagafata. Ako gafanta ushatse kuvuga iki? Ngo nago bahembwa ku kwezi, sinzi binsobanure neza mbyumve. Nyine usanga nyine hari abanyamakuru nyine byo niko nakwita bagifite ya mico, urumva? Ugasanga nyine aravuga ati twebwe dufasha aba upcoming, urumva? Wamugana urumva akahita akubwira ati se musaza ubundi we vipi zawe ujana kumara iki? Avuga ati ngewe numva ikiganiro cyawe waravuze tufasha aba upcoming n'iki ngo tuzaze udukurire. Twahagera nyine ubwiye umukecuru ati ngiye kuri radio shyiraho fm wumve, wagera akahita akubwira ati se uzanye wowe urabyumva? Atuzanye kunywa amazi, agateye kunywa amazi ndayafite. Atangaye wareba amafaranga kwatse ahubwo yagura ikarito y'amazi. Ahita wibaza ati se yaba ari kudufasha se byawe bigenda gute? Kandi wenda ku mushahara wenda arahembwa n'iki? Nge ni urwo rugamba nyine nshaka kubwira nyine umwapkami ngo ukizamuka, naho abanyamakuru mbabwira ati ibintu baba bari gukora basajya tubwiza ukora, avuga ati ujuza witwaje wenda nk'uducupa 3 twa niri rwose ngira inyota, ukava iwanyu byumva neza ko nyine ari icyo ngicyo kigamije nyine, apana kugerayo wenda wateguye ayitike n'iki yose ukahita ubyira gutyo ukahita yagura amazi. Ubwo urumva bari ibintu bikomeye cyane. Hanyuma mugenzi wawe arabisobanuye neza cyane, arabisobanuye ambwiye uburyo bimeze. Wowe abantu batanga ayo mazi cyangwa abantu bayaka, abahanzi bakizamuka, wababwira iki aka kanya? Niye nababwira ko ibyo bakora bitari byo, uko numva ko nta no kuzamura umuziki nyarwanda byaba bikirimo, ko twe tugendeye ku mafaranga nta mpano zatera imbere.
njye numva yuko bidakwiye na gato. ntago bikwiye. Ikindi nababaza, mumaze byibuzwa kwa ayo mazi nka kangahe wenda ugereranyije? ubuse buri munyamakuru wese kenshi bundi ukimugeraho abashaka ngo hari icyo mubanza kuvugana inyuma, kandi aravuga ati ngo uzaze ngo dukore show nta kibazo nta kiguzi. waba ukimugeraho akavuga ati se wundi ubuzanya ngaye wareba noneho wari no gutegesha ugasanga noneho nta nubwo biri no kuvamo ugasanga bibaye ikibazo. Ibyo byatuma ureka umuziki? Ibyo ntabwo byatuma ucika intege. Iyo akwatse ayo mazi ugerageza ukayamuha, urumva wawe ko uramubwira ati rero wari wansobanuriye nabi, njyewe wanyatse fanta ntabwo wansabye ikaze ya fanta. Uretse gato nimba mbyumvishe neza, bivuze ngo ayo mazi arayakwaka ukayamuha, ibyo si ugutanga ruswa? Ntabwo ari ruswa, urumva bibaye ari ruswa, urumva yaza akakubwira ati njyewe mereza amafaranga, ngenda guca amafaranga kugira dukore ino show, urumva. Ariko ayo mazi mba mvuga, urumva uragenda nyine ubwo ngubwo iyo murangije show uragenda ukamubwira ati umusaza wankoreye akazi, amazi rwose ngaya muri kuganira nyine muri gupanga wenda izindi gahunda zawe, ukamubwira ati rwose dore ntabwo wakwicara rwose uvuye muri studio bakuzanira akantu. ubwo ngubwo ngiye nakukubuko ndakuvuga ntabwo ari amafaranga umuhereza mu ntoki cyangwa ngo mubidiringa musinyanye amasheke, ahubwo ne after party nyine ya show umubwira ati ngwino yicara ahantu wankoresha rwose ibintu bikagenda neza, ariko adakoze ku ikofi ye ari ikofi yawe uri gukoresha. Ndabyumva. Hanyuma kubera icyo ayo mafaranga mwita y'amazi mutayashakamo manager, byibuza ngo muvuge ngo manager tuzajya tuguhemba aya ngaya nubwo tukizamuka ariko dukorere natwe ibi ngibi turi kugusaba, ni ukubera iki? So wambwira impamvu? Nanjye nayikubajije. Mutanga y'amazi bakayabaca ntibabakorere show neza uko mubyifuza, ukanahindukira n'igihangano cyawe umukecuru wasize yari mu gikari ngo acyumve atacyumvishe. Nanjye nakubajije ngo bikumariye iki kuki ayo mafaranga makeya ufata ukayaha uwo waguciye ay'amazi utayashakamo manager? Manager wakabaye wanamushaka, ahubwo bibaye ngombwa yaba anahari, ariko bibaye ngombwa ko badahari bitewe n'iki umuntu aba akizamuka n'iki n'ibintu by'amafaranga. umuntu aba ari n'umunyeshuri nta mafaranga aragira, kubona manager ni ibintu biba bigoranye. Si ibyo hari umuntu akubonye bakumva ufite impano tarakavuga ati kabisa wenda kutwara nta kindi kiguzi, nuko nabyumva. Manager ntabwo wamubonesha ku mafaranga, ariko utanze amafaranga nta manager wamuyigisha amafaranga, ahubwo we yakumva umwana afite impano akaba yamuzamura. Niko nabyumva. Hari ikindi kibazo abahanzi bakizamuka bajya bahura nacyo nkunze kumva hano hanze, sinzi namwe niba kijya kibabaho, ikintu ngo cyo gutindana indirimbo zanyu, abaproducer bagatindana indirimbo, ugasanga indirimbo imaze ukwezi muri studio mu gihe hari undi uza akayikora iminsi 3 akarara yitahanye bitewe nayo yishyuye. Mwebwe kijya kibabaho? Icyo kibazo sinyize uko nkora na producer wanjye yankorera imiti, sarantindanira indirimbo. Ese wumva wowe kwihuta kw'indirimbo bituma iba nziza cyangwa gutinda kwayo bituma iba nziza? Biterwa n'ukuntu wayikoze. Iyo uyikoze akaguha sample ukagenda ukayumva sample y'indirimbo aguhaye ukumva bitari kuvamo neza, wenda hari ahantu warakoze nabi, uragenda ukamubwira ati rero pro aha boro njye ntabwo biri kuvamo neza, reka ino projet tuyisese twongere dutangire. ubwo ngubwo akaba ari ikibazo cyo gutinda. Ariko iyo yihuse gutya wenda ataguhaye sample ubyumva nyuma yasohotse, ahubwo ukazavuga ati se pro ko wankoreye nabi niki. Ahubwo ngiye icyo numva nuko abanza ukayitekereza nyine, aba producer bakajya batanga nyine amasample akavuga ati kagende nyumve, aho numva hari imikosa makosore, aho numva bimeze neza tuyisohora ijye hanze, na kuvuga ati no ndirimbo ni nziza ariko akakana ariko ako kaboro tukagakuramo nyine ibintu nk'ibyo. Hanyuma nkubaze, wandikira muri studio cyangwa ujyana ibyo wanditse? Njyana ibyo nanditse, ko kwandikira muri studio sinabyiza. Kubera icyo utakwandikira muri studio wumva beat? Ubyaterwa, sibye natayitekerejeho. Hari nk'ibyanongoye nagiye muri studio, karango njya nongurwa kuba najya studio, ngiye njyana ibintu bifite ireme natekerejeho. Urangora ibintu natekerejeho. Tugaruke ku ndirimbo yanyu. Indirimbo yanyu niki muyifuzaho? Twebwe indirimbo yacu turayifuza kumenyekana, kugera kure,
umuntu akumva message irimo urumva niyumve amagambo twe twaririmbye nkatwe kuko twebwe tuba tugerageza kugira ngo biryohe we wumve message dushaka gutanga cyane cyane ubundi iri ku ba upcoming bagenzi bacu n'abanyamakuru bafite ayo makosa yumve message irimo avuga ati aka kantu nubwo nagakoraga reka ngiye gutya nisubire cyangwa nanjye niba nagiraga gutya wenda ngatanga wenda amazi n'iki ngire gutya wenda mvuga ati tubirekere njye numva yagira kure nyine ubwo butuma bukagera kuri buri munyarwanda ukunda umuziki nyarwanda unakunda hip hop muri rusange. Iyi ndirimbo yanyu wowe yitezeho iki? Nitezeho byinshi kuko ni nziza, ukinayumva nawe ni nziza, ni urugamba, urayumva kabisa ukumva ni indirimbo nziza bikagutangaza kabisa, ni nziza cyane ndayizi. Hanyuma rero mukoresha izihe mbuga nkoranyambaga umuntu yabasangaho? YouTube ni Will of Rwanda, Facebook ni Will of Park, Instagram ni Will of Park. Hanyuma wowe? Ngiye kuri Facebook nkoresha izina bita Saga Boy, ariko boy ukayandika mu Kinyarwanda. YouTube ni Saga Boy, Instagram ni Saga Boy Rwanda. Twitaho nago biraza neza. Ikiganiro The Sky urakizi? Ndakizi, ndanagikunda, ndanagikurikira. Hanyuma CPN TV urayizi? Yo ntabwo nyizi. Warayizi? CPN TV. CPN. Nyibona bayipostinga ariko nyine ntabwo njya bikurikirana cyane nyine tu. Hari aba sister dufite bapostinga kuri stati ntabwo ari ubwa mbere nyiyumvisha. Ariko nyine ntabwo nabikurikiranye cyane. Hanyuma The Sky icyo urakizi ikiganiro? Sky yo ndakizi. Ukizi iki? Nyiziho ko nyine ari ikiganiro kigenda babona nyine bona utuvideo twabo bagenda bafatanye n'abantu gutyo bakabahereza nyine amatavi bababaza uko bimeze, amubwiye bababaza nyine ubuzima bwabo busanzwe cyangwa bakanatumira nyine n'iki mbona ari nyine babikorera nyine bagenda batumira abahanzi cyangwa bagatumira buri muntu gutyo bagenda babareba babaza ati bimeze bitye hakurya hakuno nyine gutyo tu. Sawa, ikintu nababwira umuntu utarakora subscribe atangira yikore kuri CPN TV no kuri The Sky Show. Hanyuma izi ni za mpano mba nabazaniye, ni za mpano nshyashya, impano nziza kandi impano zikizamuka. N'abasore babiri twari turi kumwe batuzana indirimbo zabo urugamba hamwe na tubyine. Ndagira ngo mujye mubakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo babahaye kandi murusheho guteza imbere impano zikizamuka. Mwirinde ibintu byo kwaka abahanzi bakizamuka, ibintu by'amazi na fanta bamaze kubivuga nona babihanganangirije. Sawa, turi kumwe nk'ibisanzwe ni ukujya mbazanira impano nshyashya.